umva dufite umupasiteri usenga cyane, umva urasenga pastor, kandi nkashimira n'umuntu yanzanye hano ari we musaza wanjye, nawe yahaguruka mukamureba. Yanzanye hano rwose ntago nari impazi pe, ariko yarantumiye ndaza. Na pasiteri bamwifurije impanga iyo mu ijuru irazimuha. Mbega iyo mana ntitwayiha amashyi menshi cyane. Ngire wa muntu muri Kongo, niba waravuganye n'Imana isezerano rya yuko byagenda kose rizaza. Mufashe umwana ashima Imana, abone uko ashima Imana. Yesu ashimwe. Ndagerageza gukoresha igihe gitoya. Mbere na mbere mwahisemo neza. Kuba mwicaye hano mwahisemo neza. Nihuta, amazina nitwa Nsanzamahoro Jean Bosco. Ndi kumwe na Sheri Madame. Nagize ubuzima bw'imyaka 20 mfite umudayimoni w'ubusinzi, ku buryo ibyo nari narize byose bigiye byarapfuye ubusa. Nyuma ngerageza avuga nti biranze, maze imyaka 20 nisobanukiwe neza mbere ya corona ho mwaka 2018 muri icyo gihe 2028 nubwo 2018 shuti bavandimwe rero ibyo kuba nari umuhanga mu ishuri, amashuri umuntu akayiga, za siyansi ubona zigoranye, ariko ntacyo byamariye muri iyo myaka 20. Mu by'ukuri rero nihuta, umudemoni namaranye n'umudemoni imyaka 20, umuryango uranyanga, inshuti ziranyanga, nahoranaga inyota ihoraho. Najya gusenkagaruka uko nagiye, ahubwo ngahirima noneho. Shuti bavandimwe, imyanya ikomeye nagiye nyibona sinkore ngo mpembwe. Ejo bakampa akazi nkagerayo umunsi umwe bakanyirukana, cyangwa sinagakore. 2020 nigire gahunda avuga ntika mve muri iki gihugu ngende ngiye Uganda, ahubwo noneho Uganda niho byari bikomeye kuko ibyo nahungaga niho byari biri. Nahungaga inzoga nyinshi, warage, ibindi byose bijyanye nabyo. Nihuse nyuma za gusenga umunsi baravuga ni Mana biranze, gize imyaka 42 n'itatu, nta mugore nta mwana ntaki, ndabona amafaranga ubungasara, ndagwa hasi, ndahura n'ibibazo. Naje kwigira inama yo kuvaho nakoreraga, nebaraga ikigo gikomeye, senyivugira hano kuri televiziyo ariko cyari gikomeye. Iyo uyobora abakozi 210 twa dufite abantu benshi, nigira inama yo gusezera akazi, ntacyo kamariye. Naje kuza muri Kigali mpabona akazi, birangira nabwo umudemoni anyirukanseho. Nize ko nakazi ko gukora kuri televiziyo nkumva ngiye guhirima, kwa kuntu buri kuri ufashe microphone uri imbere ya kamera ukuntu ugiye guhirima. Ibyo nabyo byambayeho ndisezerera, vuba nti biranze. Ejo 2023 nihuta, bantu muri hano nishyireho kondisiyo. Nivuga kondisiyo nawe uri hano niho ngiye no kurangiriza mbere ko nshimba. Nishyireho kondisiyo avuga ni Mana nkura kuri iyi dayimoni y'inzoga cyangwa unyice. Ibintu ni bibiri. Imodoka yarampushije bwa mbere kuri Olympique, umanutse hano ujya kwigereza mu izindiro. Umunyonzi arambwira ati nasengeye ahantu bita kwa Mana ivuga. Ati madamu wanjye yari yasengeye twajyanye. Umuhanuzi aratubwira ati urupfu ruri namwe, impanuka. Ati none wa mugabo we, ngewe n'amafaranga yose nyashaka. Imodoka yaradukubise ngo hasi, imodoka zindi zimfungiraho amaferi. Arambwira ati rero madamu yari yabimbwiye n'amafaranga yose nyashaka igendere. Manuka n'amaguru ngeze mu izindiro, indi modoka yarankubise ngo muri rigore, sinagira ikintu, ndavuga ndapfuye. Mana uranyishe. Ndagenda ndaryama, gusa nijoro nabo rose nda ahantu heza, ntigeze mbaho n'ibyishimo ntigeze ngira. Numva shatse kunywa amazi, ndafata amazi ndayanywa. Uwo twabanaga ufite umudemoni nk'uwanjye, simbuvuga izina kuko aracyahari, arambwira ati nabonye igisimba gishaka kuntera inzara muri plafo, mu nzu muri plafo. Ati rero wabona ari ibintu by'amasengesho wagiyemo bikabigiye kunteza ibibazo. Ngewe sindabana nawe,
nibagiye mu by'amasengesho nibyo birimo kuduteza ibibazo. Shaka aho nsengera naho singiye kwavuga cyane ko hano nagiye banga no kunsengera. Barambwira bati wowe n'utagira idini cyagusengera ubaheye. Nagiye hatatu. Ubwo kuva iryo joro numvise nshatse kunywa amazi. Amazi nyanywe numva araryoshye ku rwego rudasanzwe. Umudemoni yagiye ku itariki 3 z'ukwa 3 2023 mu Imana icyubahiro. Nihuse mu bintu nasabye rero byihuse ku myaka 42 yasiraga 43 nahise nsaba umugore. Nta bukira nari mfite, nta mafaranga nari mfite, ayo bampaga nahembwaga kwa 5 kuwa mbere nkaguza tiki y'ibiceri 200, nahembwa ibihumbi birenga 200. Ndavuga ni umugore Mana iryo ndarisenga kandi shaka umugore uzanyizanira akanyikundira kuko ngiye ibyanjye ni birebire, nta wanyemera imyaka myinshi, ibi mateka mabi, amazina mabi n'ibyaha byinshi. Numvaga ibyaha binukira nanjye, hari igihe umva ibyaha bikunukira. Byaje kurangira rero umugore ndamubona mu byifuzo bitatu. Harimo umugore, icyifuzo cya kabiri hari mu butunzi, tudukeneye ubukire ukagira aho utura. Icyifuzo cya gatatu ariko icya mbere nanjye mfite ubwoba bw'inzoga. Avuga ni Imana usego ko izi nzoga zaragiye, umudemoni yaragiye. Finaroma mu mwaka umwe ngira ngo nkomeze abantu bari hano, mu mwaka umwe ibintu nasabye dere ibimenyetso. Uyu nyimara kumubona yarambwiye ati rero hano dusengera kwa Mana ivuga ati ngewe nzajya ngumya ngeyo. Uko nawe yankuye hano urebye, uko nasenga ngashaka umugore no agasenga ngashaka umugabo. Ukandicitse kiravuga nti sinza ndazwi reka azajya agenda ageyo. Ubwo twa mu mezi 2 ya mbere gusama burya nta ni Imana yo mu ijuru yonyine. None nkuko bantu nkatwe dufite amadayimoni si rimwe ni menshi. Arambwira ati rero barambwiye ati wanyu ntibabyara, hari na so wanyu utarabyaye, hari na bashiki bawe, kandi byavugaga byari ukuri. Nyaba nandeba nagize ngo ndi kuri televiziyo, ibyo bavuga ibyo yavugaga byari ukuri, bari barabimubwiye. Numvishe ngiye mu mubiri bazo batubwira kamere. Njya ahantu hari icyumba cy'amasengesho saa 10:45 z'ubu mu rukerera. Njyayo ndavuga ni Mana dero wampaye umugore, none mpereza abana 2, iki gisebo kiveho, ibi byondo biveho. Mbaye ndamubwira ni nasabye abana 2. None arambwira ati nanjye ndagiye kwa Mana ivuga. Ntusaba umwana umwe, usaba abana 2. Aza hano arasaba nejo bundi umva ni 2024 tujya gupimisha bwa mbere usanga n'umwana umwe. Ase ko twasabye abana 2 abaye umwana umwe gute? Abana tujye muri eko. Noneho tugiye muri eko gupimisha kuri eko avuga ati imitima ni 2, imitima yari 2, abana bari bangahe? 2. Igitangaza cyo cyarabaye. Aba bana rero nihuta Imana yabatangiye hano. Madamu yajyaga iyo bamaze kugira ibibazo cyane urajarajara, yazaga hano nanjye nkajya handi, ariko duhuje icyifuzo. Ubwo rero ndambwira nti abana ntibaboneka, genda baburi icyumwe ngo bavuke, ikigeragezo kiba kiraje. Umwana umwe twajyaga no gupimisha bakamubura, naho aragenda azenguruka mu nda. Ni blessing bisa nk'ari munini yagendaga hejuru y'uyu nguyu bakamubura. Ndavuga nti rero habura icyumweru kimwe umudokiteri arambwira ati iryo ni ishyana. Umwe aryamye mu nda, undi amwicaye hejuru muri eko, ati rero abo ngabo ntibashobora kubaho. Ndavuga nti ihute subira kwa Mana ivuga, iri shyano noneho nabigenza gute? Araza aje bwo genda usenge Imana yo mu ijuru, use yabigiye kubica n'abana babagiye shitani igiye kubica, noneho itunyage nanone. Yaraje arasenga hari kwa 4, aje gusenga kwa 5 ndavuga nti ndamusubiza muri eko.
dusubireyo. Tugezeyo yasenga umwana uyu nguyu ava hejuru, blessing ava hejuru ya blessed. Noneho kuko umva bari bitambitse, umwe yari itambitse undi amwicaye hejuru. Kandi anagenda, uyu anagenda gukumva ko aticaye hamwe. Yaje hano arasenga mu mera Imana ikibara umwana mu gitondo. Twaragiye kureko kuri Legacy. Basanga abana uyu yamuhaye inzira, uyu nawe yicuritse ariko yamuhaye inzira nk'umubirekera kugira mubirekere. Birangije ubwo ndavuga rero kuwa gatandatu ubwo mva yaje hano kuwa kane, kuwa gatandatu tujya kuri Legacy, kuwa gatandatu tujya ku bitaro Kacyiru. Tugeze Kacyiru bari baranteye ubwoba, shaka amamiliyoni ntago bana babiri nuko bahaga no kujya abandi wowe uzajya gusenga nta kindi kintu nkubwiye, ibintu ukora byose byihorere jya gusenga. Nanjye nzajya musenga saa 9 z'ijoro, saa 9 z'ijoro turebe. Tugize ku bitaro abana babo umugisha ahita babyara neza. Bantu b'Imana rero ntabatwaye umwanya ubuhamya umva ni burebure. Ngiye kwabwira ibintu bitatu kandi mugerage mubikore. Ku myaka 43 burya ikizere kiba cyanatakaye cyo gushaka. Abantu babaguhebye. None ufite n'amateka mabi, uri umusinzi, ubusinzi buzana ibindi byaha. None dosigapfa ukaba ibyondo. Niba uri hano warize ukaba ukiri mu bintu by'ubusinzi, urapfuye. Sezera ubusinzi. Nima buriya byatumaga isura yawe yose shitani itiya yigaragaza mu bati isura yarize yizibiki. Icyo kintu muri kondisiyo rero umuntu uri hano waje gusenga reba ikintu cyakubase ukireke. Urugero mumbabarire vuga iki kintu, niba uri umurozi ibyo bintu by'imyuka mibi bibaho bijugunye. Ukoze Imana ugenda umusange mu ibanga, simvuze ngo yishyire ku karubanda ugende uvuga ati ndabizanye jugunye hariya. Niba uri umwe vino byayi aka kazira ndarekuje. Ibyaha ni byinshi, dufite ibyaha byinshi, ariko naje kubona yuko kudasubizwa kwanjye yari ibyo umudemoni w'inzoga. Kandi noneho nahoraga numva ndi mfite confidence, numva ndi umuntu w'icyubahiro kuri ibyo bintu. Shaka ikintu reka, numara kukireka Imana yo mu ijuru yadutabaye ikaduha aba bana izahita ibikora mu gihe gito cyane, mu mwaka umwe, mu mezi make. Dore abana ngabo babiri buri mwana Imana yagiye imuteganyiriza bitatu ku bana babiri mu mwaka umwe. Urugero rero nihuse nshuti bavandimwe bantu b'Imana, babwije ukuri ku mutima. Gira kwizera, uze mu nzu y'Imana usenge, ushake ibyo bintu ubona bibuza imigisha, ushyireho kondisiyo bati Mana ibi bintu ntandukanye nabyo, ubundi utegereze gahunda y'Uwiteka Imana izasubiza. Kandi nanone narahize Mana sinshaka kuza mu nzu y'Imana imbokoboko. Nawe niba uri hano inzu y'Imana Imana yagushoboza mu minsi 7, niyo mpamvu na madamu narabimubwiye uzatuza mu uzagiza mu nzu y'Imana ntukaze imbokoboko. Imana irashoboza. Ni wishyiramo kuzimbokoboko uzamera gutyo. Ubutunzi turabukeneye bwa hano mu isi, no mu ijuru tuzajyayo tubone ibirenze ibyo tubona mu isi bitagereranywa. Nibyo nababwiraga rero mbakomeza. Umuntu uri hano wese izere kandi ushyiremo ibikorwa. Senga cyane, ukore cyane, Imana ibahe umugisha. Madasi nkuniganye ijambo ndumva twatwaye umwanya munini, ahubwo Haleluya, haleluya. Umva mufite umupasiteri usenga pe, ukuri umva dufite umupasiteri usenga cyane. Iyo umuntu ababaye araza akamuruhura, Imana ikamuvugiramo rwose akatubwira. Umva urasenga pastor. Kandi nkashimira n'umuntu yanzanye hano ari we musaza wanjye, nawe yahaguruka mukamureba. Yanzanye hano rwose ntago nari imazi pe, ariko yarantumiye ndaza. Icyo gihe byari byarangoye cyane, byarangoye pe. Nava kwa muganga kwipimisha nkumva ndananiwe cyane. Murabona bano bana rwose ni banini,
nkumva mu matako harandya, mu maguru ntashobora kugenda, nava kwa muganga kwipimisha, nkaza nkaruhukira kuri pasiteri akasengera rwose umva yambaye hafi pe. nawe Imana ijya imuha umugisha, imwongerera amavuta menshi. amen amen amen. Abashimira Imana ko yampaye abana 2 b'impanga kandi nkanababyara neza batambaze. Icyo ni ishimwe rikomeye cyane. Kandi nawe uzabe pastor. Na pastor bamwifurije impanga iyo mu ijuru irazimuha. Katwongerera Imana amashyi menshi cyane tuyakome.